Burya mu buzima bwa muntu buri wese abaho afite ikimuhangayikishije ku mutima we, bikamuhangayikisha bigatuma akora byose bishoboka ngo arebe ko icyo kimuhangayikishije cyabonerwa igisubizo. Muri iyi filime y'uruhererekane yiswe Snake Man Films, tugiye kubonamo umugabo wari ufite igikomere ku mutima cyo kuba yarabyaye abana 6 b'igitsina kimwe gusa, wagiye kuraguza asaba kubyara umwana w'umuhungu mu bice byabanje, bakamutuma ibyo agomba kuzana. Muri iki gice rero yari abijyanye. Harya ngo ni amafoto n'imfunguzo, ubu se ko mbijyanye n'iki? Reka mbijyane, umwana w'umuhungu nawe azamvuna, niba nzamubona niba ntazamubona simbizi, ariko reka mve kujyana. Dutangiranye umugabo aterera imisozi, afite ibipapuro mu ntoki. uko ugiye ukora icyo umushakaho ntibyaguhira. Fata iyo nzira yakuzanye, usubire iwawe wihuse, ubanza uzana amafoto. Amaze kwibuka neza ibyo bamutumye, afata ambaraje arayireba, nuko arakomeza urugendo. Ifoto yawe wicaye hano ukorera, ifoto y'umugore wawe umukunda, amafoto y'abana bawe uko ari 6, uzane n'urufunguzo rumwe rwo mu cyumba uraramo n'umugore wawe, uzane n'urundi rwo ku iduka umugore wawe akoreramo. Ageze imbere nanone yibuka andi bamubwiye, ongera areba ambaraje, nuko arakomeza. Ageze kuri rya shyamba araryitegereza, yigira imbere gato, arahindukira yibuka ibyo bamubwiye nanone. Ibyo byose ubite muri rino shyamba, ubone gukomeza ujye kureba uwo mugabo uzabigufashamo hamwe natwe. Arahindukira arahitegereza neza, nuko akomeza urugendo, ati uko byakagenda kose reka ngende. Ageze mu ishyamba hagati, yatangiye kumva amajwi, atangira gukurikiza ibyo bamubwiye byose. Nanone kandi ibyangombwa nagutumye wabizanye byose? Yego nabizanye byose. Igira imbere gato ubirambikaho, maze ukomeze iyo nzira wihuse.
gira vuba. Amaze kubirambika aho ngaho, areba hirya no hino, nabyo arabyitegereza, hanyuma akomeza urugendo. Ibi bintu nishoyemo koko, ubu nzabivamo, ariko nyine urakaza neza muri aya matware. Tega amatwi wumve neza ibyo ukora ukigeraho. Imbere urahabona ibiti bibiri, binyuremo hagati, wiho ukomeza imbere, hari ikindi giti ukizenguruka inshuro 3. Ibyo nubira ukomeza imbere gato, hari urutare, uhita urwicaraho maze utega amatwi, kore vuba wihuse. Ngaho rero vuga ikikugenza aha. Abyeyi umumbana aha sindicungura. Uvuze ngo iki? Nyine ndavuze ngo sindibyara. Okay, gayivuge twumve. Ndiruka mutamushogororwa ntawe ushobora
iwacu batasiye sinseka. ugize ngo iki wa mugabo we? Ndavuze nyine mubyeyi, ndi nyamugenda mubi imbere singenda mubi inyuma, n'igihe nyambo yogeye. yewe sha, numva utazi neza icyakuzanye Ndakizi hano. mubyeyi rwose, ndashaka reka nze nkuhamagarira abakuru banduta. wowe ndakubaza so na sokuru, nkakubaza se na sekuru, warangiza ukavuza iyabahanda hano. babyeyi, uyu ni umwuzukuru wanyu, nimumumpanurire, mumumpanire ariko mumumpe. umwuzukuru wanyu kandi ati ndasaba kuzukuru ka data, gasaza ka bashiki be, nimumuhuhiremo babyeyi, n'umwana w'umuhungu asaba, ndabakeje babyeyi. Ntiwamubwira atahe, nagera mu cyumba we haradakinze, ibyo ari bubone nta nduru nta no kumena ibanga, urwubaka n'inyuma y'urumuri ari bubone, musanishe natwe hanyuma atahe. wa mugabo we haguruka aho ngaho, hindukira, gira vuba, hanyuma usubire inyuma uko waje. zenguruka icyo giti ufashe inshuro 3 nanone. reba imbere wihuse, nyura hagati muri ibyo biti 2 nanone, uhita ugenda utahe.